mu buzima bw'umuntu habamo ibyago n'imibabaro n'ubuhemu bukabije mu mico no mu miba. Salama. Eze bitese vie. Amakuru yawe rako wabuze. Maze imisi ndwaye n'ubu ukashabona iba. No mpamvu nazo. Ese byagenze gutera ko nadoretse kuko umuntu ari kwa Kimonyo mu kabari. Nagiye kwa muganga ukabyara ngaho muganga aranga nti ibivuzo byabaye byinshi by'ibigage ngomba kubigabanya urumva. Ngada. Ubundi kubiti nyine cyane. Ubu muhaye ntago wasomaho. Abo ntago namwe ukabyara ntago nasomaho. Ko muzi wa mugabo wakira soma. Yewe ntago nasomaho kabyara. Ayakira ariko ntukajye usuzugura umugabo mugenzi wawe. Nasomaho kabyara. Ariko byo kwa muganga bagutegetse n'ibyigenderaho. Akira somaho. Akoze kubwinda yananirika nk'ugaki. Asugira ngano nute sikura kavumbi kare na nyatari kabisa ikada asebura yaririmo ra cyane undi wanyinika sogongera nabo cupa narengedegeje mo hagati sogongera kintu kibereyemo wamisha sogongera nubwo wame amata mabiri nacyo nta kintu kibereyemo kabisa mbagwa mereza nta kintu wasigiye amaye ego wa mugabo ikintu wari washizemo se ikata ubwo se niba kwara muganga barakubujije kunywa inzoga ukaba uyimwe gutya uhorobya ikana kintu cyari kirimo urabona umuntu se ivumbi ryandenze uzeho mwacu urabona nigeze soma gora gatupa kaba mugabo yaringa nta kintu rwose nigeze fata wowe eba ubukene n'ububibano urwagwa rwari ruryoshye ariko bari banyishe ubu nagiyeho ndabeshya ngo nagiye kwa muganga ngo bampe imiti kandi ari ubushomeri buse none ndajya kwibine kwandi ibi si ibibazo ariko nta kundi reka njye kuyashakisha buriya nzayabona cyane.